usibye kuba umujyi wa Kigali wagukana ingoga mu bikorwa remezo biwuzamurwamo n'isuku itangarirwa n'amahanga n'abawutuye bafite impano zimurika zikagera kure. Turi Kanombe ku ngoro ndangamurage y'ubugeni n'ubuhanzi mu gihe cy'iminsi 3 aho turi gushaka abanyempano batandukanye mu nganda ndangamuco. Niho turi kwakirira abanyempano baturutse mu turere dutatu ari two Kicukiro, Gasabo na Nyarugenge. Atranda ubuhanzi ni irushanwa ryitabirwa n'abahanzi bari hagati y'imyaka 18 na 30 bahatana mu byiciro birimo kwandika no gutunganya filime, gufotora, ubugeni bwifashishije ikoranabuhanga, ikinamico n'urwenya, imbyino, imideri, umuziki, ubusizi n'ubuvanganzo ndetse n'ubugeni. Nimuze mugaragaza impano zanyu mufashwe kuzagura ku buryo zirushaho kumurikira isi. Atranda ubuhanzi agura impano yawe, naca your talent. Bavuga ubusa nk'ihiringa imfura ya Yohana yihirinze ku mihanda, shaka no gukanga ku gahigo k'imikanda, hano turi Wakanda turwana no gucakaza. Urukundo rwawe rukwiye umudari, sinakwishima dari. Nakuze mboni iwacu batarama bigatinda, abakuru n'abato batevya badatekwa. Kugukunda nje simbikiri ibanga, mama, yeah. At least you know my heart, yeah, yeah, yeah. In love every single day, I'll spend for loving you. Are we ready? Wilson Misago ni umuhanga mu gutunganya filime ndetse niwe nyiri Zacu Entertainment, ikigo cyagize uruhare mu ikorwa rya filime zirimo Seburikoko na Ejo si kera. Yashinze Zacu TV yageze kuri Canal Plus ndetse yafashije abanyempano kwigaragaza ku rwego mpuzamahanga. Aline Sano ni umuhanzi n'umwanditsi w'indirimbo uri mu bagezweho. Yamenyekaniye cyane mu ndirimbo Naremewe wowe mu 2018. Izina rye rinahetse indirimbo zirimo Radio, Fake G n'izindi ziri kuri album Rumuri aheruka gushyira hanze. Impano ye ifite umuzi mu muziki aho yanyuze mu marushanwa magari nka The Voice Afrique imushyira mu banyarwandakazi bahanzwe amaso ku hazaza ha muzika. Umutoni Rwema Lorraine ni umuhanga mideli washinze ndetse anayobora Uzi Collection, inzu igezweho mu guhanga imideli. Mu myaka 8 ishize yagize uruhare mu guhanga imyambaro ifite umwihariko wo guhuza umuco wa Kinyafurika n'imyambarire ijyanye n'igihe. Rumaga Junior afite inganzo ifutse. Ni umusizi n'umwanditsi usigiye gukora ubuvanganzo butanga ubutumwa butomoye muri sosiyete. Ni ubitse igihembo cy'umusizi mwiza mu 2022 n'ibihumbi 2023. Yakoze ibisigo byakunzwe nka Umugore si umuntu, Mazi ya nyanja, Ay'abasore na Narakubabariye. Gatsinzi Emery cyangwa se umwite Riderman ni umwe mu baraperi bubashywe mu Rwanda. Kuva mu 2006 amaze gukora album 9 ziriho indirimbo zanyuze abakunzi ba rap nka Rutenderi na Umwana w'imihanda. Yatwaye ibihembo bitandukanye by'umuraperi mwiza. Niwe washinze Ibisumizi Studio ifasha abahanzi. Mazimpaka Jones Kennedy ni umwanditsi akaba n'umukinnyi wa filime ndetse amaze imyaka isaga 30 ayobora filime. Kuva ku myaka 12 amaze gukina muri filime 36 z'imbere mu gihugu na 12 zo ku rwego mpuzamahanga. Ubumenyi bwe bumutereka mu mwanya mwiza wo kugira inama abakiri bato icyabateza imbere. Bushayija Pascal yatangije ubugeni bwe nyuma y'umwaduko w'ubugeni bwa Azimut mu myaka ya 2000 afatanyije na Kosi Asu. Bushayija uzwi ku bihangano bikozwe mu buryo bwa 3D ndetse n'ibishushanyo bikoreshejwe ibikoresho byihariye, akura inganzo ye ku buzima nyarwanda. Ibikorwa bye bimurikwa mu gihugu ndetse no mu mahanga bigaragaza umuco nyarwanda. Kugira ngo unyemereze abantu badukurikiye ubereke ko ibyo uje kwerekana hano nibikurimo kandi no muhamagara wawe.
Ready? Twagiye. So indirimbo yongeye kurimba ni yanjye actually. So yitwa Malaika, right? Makurema nare mu budafa n'ubudasaza bw'urwongo ukunda you makwishima yanshyiraho nkubona aho mbyuka nkureba makwishima yanshyiraho nkubona aho mbyuka nkureba kuko iyo nkureba uri malaika wigendera Simon Pierre. Wow. Just wow. Okay, thank you. Reka tubanze turebe icyo bavuga ngewe kuri ye ni yego. Ubashije gukomeza ku cyiciro gikurikira ariko inama wenda ngiye nakugira nuko iyo kuri buri terminaison y'ikintu uririmbye ntago ari ngombwa ngo hazeho vibrato kuri like everywhere ntago ari ngombwa kugira ngo ashyire vibrato kuko zicanga umuntu uri kumva akajya kwita ku bindi bintu atagakwiye kwitaho kandi igihangano ubundi ni amarangamutima na message ushaka gutanga. bigize amabandi bakagombye kuba abahinzi bigize amabandi bakagombye kuba abahinzi bafite imbaraga nyinshi bafite ubwenge bwinshi bafite ibyiza byinshi ariko banze kubikoresha bafite imbaraga nyinshi bafite ibyiza byinshi bafite impano nyinshi ariko banze kuzikoresha ariko banze kubikoresha ariko banze kubikoresha shyira hasi ukore dore uri n'umusore nubona inyungu usore naho ubundi byagucanga bigize amabandi bakagombye kuba abahinzi bigize amabandi bakagombye kuba abaganga. Ishimwe wakoze cyane kwitabira Aturanda ubuhanzi reka turebe icyo abandi batekereza. This love is amazing. Ndabona izuba rirashe inkuru zo mu migani ziri guca mu maso nzibona. I wanna stay with you baby niyo waba umunsi umwe. I wanna touch you my everything ndebe ko nakanguka ndi kwikubita ndi kwiruma ndebe ko nakanguka ndi kwibabaza ndi kwinosha ibaze zibaye ari inzozi. This love is amazing. Woo woo. Woo 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 woo. This love is amazing. Woo woo. Woo 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 woo. Ese kucyurukundo rurangira bababara. Ese kucyamahirwe azarimwe mu buzima. Wabona naririnze kubabazwa n'urukundo uyu munsi nkarira.
intambara narwanye zo kukubona ibazo uyu munsi ukansiga ndi kwikubita ndi kwiruma ndebe ko nakanguka ndi kwibabaza ndi kwinosha ibaze zibaye ari inzozi yemwe this love is amazing boo 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 this love is amazing boo 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 this love is amazing boo 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 this love is amazing. Wow. Ooh. This talent is amazing. Mfite impano yo gukora imideri nari kuyibasangiza hari ikanzu nakoze ngiye kubereka yitwa Grown from Ashes. Yego urakoze cyane watubwira ku byo wari waduteguriye. Yes, murakoze. Iyi kanzu nakoze bayita Grown from Ashes. Ni ikanzu ivuga ku mateka y'umuntu wabaye mu buzima bugoranye bw'umwijima ariko agaharanira kubuvamo. Niyo mpamvu ubona ari umukara guhera hasi kugera hejuru ariko out of those ashes something beautiful has grown out. Niyo mpamvu ubona there's flowers noneho zino chains ni umuntu zari zifatanye umuntu waheranywe n'ubuzima bubi ariko he broke the chains, that's why they broke. Yeah. Urakoze cyane. Ibintu waduteguriye ni byiza. Nashaka kumenya muri ibyo byose icyo wakoze ikanzu niwe wayidoze? Yes, ninjye nakoze sketches ndayikata ndayidoda ariko ko igihe gitoya nifashije abandi kugira ngo tubashe gukora kino. Okay, so iriya marque iri imbere ni yawe? Yes, yo yita Dukore, marque yanjye. None se ko waruzi kuje mu marushanwa ukatuzanira igihangano kimwe, ni byiza ko ubikora ariko ni byiza ko ukora byinshi kugira ngo turebe ubuhanzi bwawe buri hehe, message zawe ushaka gutanga ntabwo ziri mu kintu kimwe gusa. So njyewe ni yego ariko ifunze ijisho rimwe. Okay, icyo nakubaza uyu mwenda wawe wambarwa ryari, wambarirwa hehe? Iyi kanzu ni haute couture yambarwa ku red carpet. Ushobora kuyambara mu bihe byo gukora shooting video cyangwa cinema, film bitewe na film yariyo. Tumuhaye intebe ashobora kwicara? Ntabwo yabasha kwicara ku ntebe ameze gutya. Ko ni installation. Okay. Yeah. Reka tukurabire. I'm high, I'm from outer space. I got Milky with the blood, evolution in my vein. I'm gold, I've been far away. I'm out of mood and I'll make a move, startle. I've been dreaming on my flight for a long time. I had a vision from the crescent on a cosign. Artificially intelligent away. I'm your future past present, I'm a fine line and I'm a mislead. Cove this illusion, I am not really here, I'm an intrusion. I don't swim or sink, I just flow. I don't need gravity, I just need growth. Oh, when I move, it's enough quick rumble. I will never ever fall, never stumble. And I don't need to be humble. Break down rules like Jericho crumble. Thank you so much, beautiful. I believe ko wagenda ugaperfectinga umwuga wawe wo kuririmba. Maybe you can join a choir. You can keep listening to songs ukiga cyane ukazumva ugashaka ugakomeza ukigana abantu benshi batandukanye mu kubigana nawe uzamenya uwuriwe.
sibyo muri iyo process. So rero uyu munsi nemeye ugatambuka nta kintu byakumarira pe. Gusa ino yego isobanuye courage, isobanuye ko I trust in you, go and work on that. Ndakunezerewe cyane. Ubundi impano yiteguye nijya mu marushanwa. Iki ngiki ndeba imbere yanjye kirasobanura ugukotanira ubudapfa, kudapfa, kudashiraho kw'ikiremwa muntu cyangwa se kw'ibindi biremwa ku isi. Bigaragarira he? Aho bigaragarira mu ruhererekane rw'amagenerasiyo agiye atandukanye, mu guhererekanya ubumenyi, mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima ndetse n'umutungo kamere isi ifite. Iki cya kabiri kiragaragaza, nakise agati k'inkubirane cyangwa se inkubirane, urukundo ruri hagati y'umuntu ndetse n'inka mu muryango nyarwanda. Narugereranije n'agati k'inkubirane bigendanye n'uko ruhera ikirinya n'isangira n'umushumba amata, ndetse yanakuri kumva yuko kuyamuha nta kibazo. Icya gatatu icyo kinini n'ubundi. Iki kinini nashatse kugaragaza, ahangaha nagaragaje aho umugabo aguye undi arenzaho utwatsi. Ni gifite inkomoko kuri story yabayeho kera ya Cyilima Rujugira ndetse na Nsoro. Icyo gisobanura iki? Iki cy'imbere nacyo gisobanura ukwibohora, ariko mu buryo bwo mu mutwe, bitari mu buryo bw'amaboko gusa. Uburyo bw'amaboko gusa. Muri rusange ngenda reba noneho kubyerekeranye na technique, nkareba n'uburyo na bwa composition. Uri warabyize? Yego narabyize ku ishuri ry'ubugeni ku Nyundo. Ku Nyundo. Umaze igihe kirekire wararangije? Oya, narangije 2019. 2019. Nibyo ukora gusa? Nibyo nkora, niko kazi kanjye, nibyo bintunze. Muri rusange ndabona ari nkurikije ko wagiye ukora n'umwete washyizeho n'uburyo bunoze n'uburyo wagiye uvanga amarangi ku buryo ugenda werekana harmoni. Ndabona ari yego. Yego, murakoze. Isigaho Gicuraswi, imigambi yawe urazwi, aho bategera harazwi, n'inzira zawe turazizi. Nkundira nkungura inama, uva ku kejure k'uwo mwanya, rekera kwigira kimwamwanya, agapfa kaburiwe n'impongo, ubu kugutsinda niyo ntego. Ese ubwo usanze umwari akeye rwose adafite umwera, azira umwanda ndetse n'umwaga, ukamwonona ukamwangiza, nta kimwari ugira mu bandi. My love. Nkundira mbanze n'intange n'inama. Sara, wajya mu gisigo cyawe amabango ya nyuma? Yego.
nkundira ntangiye inama babyeyi muhora mwahimpumza mwegera abana mwabyaye mubasiganuye bashira amatsiko batazajya gusiganuza ahandi bakababwira ibidakwiye natwe ba nyampinga dusesengure dushishoze ibisasagira nabyo si zahabu ubuzima bwacu ni amata kandi amata aranyobwa ntasogongerwa. wakoze cyane My Love Sarah kwitabira Rwanda ubuhanzi. Ibintu byawe birimo birabira, ugende wicare ubicangure bitazabirira mu ziko. I work hard ukazana ikinwa nakurya beat nkagukoma verse ishyari si flex nigazi mbona zigakanja amenyo zikeneye judgment for what I do akiri ni confusion but all of them know what I gotta do cause even they know sinjya ninzamo mu kubakoma ingoma zirenze ever ziri high zijyana igifuri bagacira inkonda bashegera gukora nk'ibyo nkora barano wari Okay, thank you so much. Courage ukomereza aho ngaho. Murakoze cyane. Muje kwerekana film. Yes. Animated film. Mwese mwiyandikishije cyangwa yandikishije umwe? Ni njyewe yandikishije. Yego. Yego. Nongo muri make abangaba nabo mwafatanyije ariko ne buri represent group. Yego. Tukaba twarakoze short animated film yitwa Zuba Sunlight. It's a short film about culture and science fiction. It's an animated series. Mukanywa. Ni animated film yibanze kuri culture na science fiction uko yababwiye. Ariko tukaba twashaka gukora byinshi muri byo nko gufata nk'imigani tukayiha amashusho. Mwakoze cyane kutuzanira animation kugira ngo turebe. Now my comment is animation. Since anybody, was it a trailer? Sorry? Was it a trailer? Yes, it was a short film. It's a short film? Yes. It's so obstructive. Yep. Ku mpamvu y'ibintu byinshi biyirimo, you did not concentrate Yes. on one, the quality. Let's forget about the skills ubumenyi reka tubushyire ku ruhande ho nibura. Yes. Ariko quality of your design, Yes. the sound design, the lighting design. Yep. Ibyo bintu uko ari bitatu bikora the film. It's sound, Yes. lighting and images. Yes. The quality of the images. So inama nakugira, if you come back next year, kuko ubu ngubu bwo kuri jewe ni oya. But ugiye ugakora icyo kintu nkubwiye, kuramo ibintu biri obstructive. Amantuze ama transitions ari obstructive. Va muri ujya muri transition tukibaza ko ugiye kuzana indi shusho ariko ukazana the same ya indi twabonye igenda gutya, transition ikaza black, fade in black, ikongera kagarura the same, ishusho the same, so bikaba so obstructive. Na sound yayo iri obstructive cyane. Umukinnyi uko twumwumva siko tumureba hariya, so we hear somebody, the narration behind, ntidushobore kwitandukanya na the character's voice. So ibyo bintu byose ugiye ukabikora, but the idea is good. The idea is good. Thank you. Ariko it's not fit for competition ku rwego kujyana ku rwego rw'igihugu. Ikintu wakoraho cyane ni kuri iriya nkuru yawe. Ukeneye kuyiha umurongo ku buryo ishobora kuba inkuru yumvikana mu buryo navuga ko bworoshye. Ikindi urabona uri kuteringa story ya made in Rwanda yo mu Rwanda, sibyo? Usibye nda hariya nabonye intore abantu bafite amasunzu, ni ikintu cyiza cyane. Je numva wakomeza ukipinga aba characters bawe bakagaragara nk'abanyarwanda. Urabona uriya mu villain uza, uriya mu superhero uza, byaba byiza nawe urebye ukuntu mukora akaba afite look y'umunyarwanda, kuko hari ukuntu ubona ko asa nk'umunyamahanga ukuntu. Nitwa Ingabire Nicole, mfite impano yo gufata amafoto.
Nukuri. Ega. Okay. So niki kitubwira ko aya mafoto ari ayawe? Icyo ni kimwe. Niki kigaragaza ko ari ayawe? Hari imbuga nkoranyambaga nkoresha nayashyizeho ndetse mfite n'ari originale adakoze. So aya ngaya yari edited? Ntago ari edited. Icyo wise original ni iki? Originale nuko ari muri zo mu mafoto amwe muyo aya ngaya nayo natoranyije kuba nazana, ariko n'ubundi nyakuye muri nyinshi nafashe muri izo ngizo. Okay. Rero iyo uje mu marushanwa nk'aya ngaya ugomba kuzana product ukazana na proof. Proof uzi icyo ari cyo? Ugomba kuzana product ukazana na proof bigaragaza ko ari ibyawe. Urabyumva? Kuko ushobora no kujya kuri Google ukayakuraho ukayazana ukayiyitirira. Kimwe nk'uko ushobora no kugira imbuga zawe ukajya kuri Google ukazitransferinga ukazishyira ku yawe. Ibyo byose birashobora. Ariko iyo hari proof igaragaza neza ko amafoto ari ayawe, iyi foto iri kure iratugaragariza gusa icyo barimo gukora. Okay? Ariko details zayo zirimo doesn't tell me anything. Here at least ahangaha nibura nshobora kubona the detail, the emotions zuriya muntu, the subject. Mama ntukinde nukwijishura ubwana ukajugunya ukagenda ugiye nugaruke ndagaya kwifata ugasigo wibarutse ukazimira ukamara imyaka nk'iyo maze zikumingi mama Inshuti watunyurijeho indi yawe? Indi yanjye? Yego. Oh, good morning to you, baby. Are you feeling the same to me? Cause I got you though I sleep without you. Oh, good morning to you, baby. Are you feeling the same to me? Cause I got you though I sleep without you. Let's live today. Does the only life remaining? Sing the new blessing day. Cause the only life remaining for you. Urakoze cyane. Thank you. Yewe mbere yo kuvuga yego reka manze mvuge ngo utumye numva mfite ishema ryo kwitwa umunyarwanda kuko mbisangiye nawe. Thank you so nta wundi muntu nari numva muri iki gihugu uririmba nkawe. Mani umugisha kabisa. Imana yagura impano yawe. Thank you. Mada nukuri ndagukunda pe tubizi ko ngukunda wisubiyeho wabaye umwara mwiza ubungubu urubuno rwacu Imana ishimwe ubu rero igikurikiyeho no mukuraho amaso birapfa igikurikiyeho madam ndagusaba ikintu kimwe ku cyumweru nzagusohokana si kuri Noheli ku izina ry'Imana nzagusohokana neza njyewe ndahiye izina ryose no mu binyuma ni muzehe byeri mu rundi mugijuru kuri nzagusohokana kandi ruri kw'Imana karokuzi. Urakoze cyane. Reka tukurabire. Reka tureba akanama nkemuramaka icyo kavuga. Yego. So watambutse rero. Murakoze. Watambutse. Hanyuma rero ugende noneho uko gukina kwawe ukongereho kwandika byinshi kandi neza bivanza amarangamutima
umukinnyi avanga amarangamutima. Iki gihangano cyanjye nakise tunywe mu rugero. Urabona harimo ibinyabiziga bibiri byakoze impanuka, nyirabayazana ariko akaba ari kunywa inzoga nyinshi bitewe n'umuyobozi w'ikinyabiziga. Nabikoze ngira ngo nshishikarize urubyiruko ndetse n'abantu muri rusange ko kunywa inzoga atari byiza kandi ko bigira ingaruka mbi cyane mu Rwanda ndetse no ku isi muri rusange. Urakoze cyane, twabyumvise. Tekinike ya couleur wakoreshe niyi? Tekinike y'amarangi wakoreshe niyi? Kuko ni tekinike y'amakomposition ya ntuze ya amarumoni y'amacouleur. Okay, nakoresheje tekinike yo komeka umucanga hano imbere, nkoresha tekinike ya kuto ndetse n'uburoso. Muri itaburo ikintu cyo nayikundiye yuko ubona yuko irabuja, ibintu bigaragaramo urabona yuko irabuja, ntabwo isinziriye, urabona yuko irasekwa. Ikindi cya kabiri urabona ko amarumoni wakoresheje les harmonies foncées et claires biri varié. Ndumva kuri taburo nago yego. Murakoze. Dora akazuba keza k'iburasirazuba karaye kagenda none dore ngako karahise. Bite shaka Kagabo, kuvuye ku ishuri saa zitageze byagenze bite? Ni byiza, nuko mwarimu yarambwiye ngo kubera n'amafaranga y'ishuri twishyuye ngo ni inahe. Ubu Kamari yabuze amafaranga ku ishuri ryawe sha? Ntabwo mbisi ibya papa. Tujye kumureba ngo uzi ikibazo yahuye nacyo. Niko se sha, bigenze bite kumbona nawe utagize ino Ni byiza papa, nuko mwarimu yaranyirukanye kubera n'amafaranga y'ishuri watanze. Ngo yarakwirukanye, hanyuma se ko we mbona muri kumwe we n'ibiti? Nge duhuriye mu nzira, mbona atashye saa zitageze ngira ikibazo. Niko Kamari, wabuze amafaranga yo kwishyura minerivare y'umwana koko? Ntabwo ari ukuyabura, ukuri urabona ko dukora rwose. Ariko ni ibibazo by'amadeni y'abandi bafite no gutinya inyungu z'amabanki. Nazanye sample nari nayikoze. Sample ya publicité? Nakoze akaga publicité. Okay, ni iki wakoze? Ni iki wakoze muri iki gihangano cyawe? Wakoze miki? Nakoze zikatuni. Ni wewe wakoze katuni? Ndanayiteranya ndayisoza yose. Okay, ni wewe wakoze katuni. So inkuru ntabwo ari yawe? Oya, kuko inkuru ni publicity. Inkuru nayikoze kugira ngo nari napanze kuyijyana ngo ndebe ko bayigura. Ariko kubaza ino script iyi animation yawe ninde wayanditse? Ni wowe inkuru? Inkuru ni ngewe. Okay. So ikintu rero ugiye gukosora mu gihangano cyawe siko bimeze? Yego. Umuhanzi, ube umuhanzi uhanga igihangano kikitirirwa wowe, nundi aho yakibona hariho hose kitu cyawe. Katuni ni izisanzwe, ariko wifashishe katuni kuvuga inkuru yawe. Ikindi katuni zawe abantu bawe ntibahumbya, ntibahumbya, habemo reality. Reality igomba kubamo, truthfulness, ukuri bigomba kubamo iyo urimo gukora ibintu nka biriya. Ni ukuguha amahirwe kugira ngo ugende, wenda wazabyiga kurushaho, ariko ufite touch, ufite idea nziza. HIPT
njye nanjye na mu maraso niyo zose zanjye zanashuze zanjye rwanya ubushomeri modisha maze my friend unzi zero ibiceri n'amacenki byose ibyanjye njyewe ndi igisonga cyaje mu bisonga 10 kigaterwa ibisongo inyanja twogamo nini tuzatujyane abazima mu bazima abazimura abazimure yeah cash I want money twabayeho naba thank you ufite indi flow yeah twagiye niyo ngiyo yitwa icyuki nayo ni hip hop nuko itangira ari R&B no byandikira ya ni njye yandikira ya kuri rap ya yitwa icyuki ntugire ikibazo ntugire ubwoba njyewe ndi umukobwa w'isugi zikona amahano nza gukoresha kandi sinza kunaniza tambuka nyegera nkoraho wininya ubundi wawe ndi umukobwa w'igiciro wifuzwa na benshi ariko ni wowe nshaka reka tukurabire izi yego rero zisobanuye ko uri umuraperi mwiza sibyo nutekereza kuririmba ntuzabikore cyane uzabanza ubyiga ubimenye ariko ubu ngubu utambutse nk'umwe mu bakobwa b'abaraperi twungutse muri Art Rwanda ubuhanzi edition ya 3. Bad vibes go away, negativity away. Reka we, sishaka we, ndindo we, yebawe utwo ducaca tonega ngaruwe no kudu kata 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 Kabeho urakoze cyane ku byo waduteguriye. Watubwira collection yawe ukuntu yitwa, igihe yambarwa, icyo washatse kutubwira muri iyi collection yawe? Murakoze cyane. Collection yanjye nahisemo kubereka uno munsi yitwa Kura Collection, akaba ari collection nakoze ntekereza ku mukobwa cyangwa se umugore uri gukura atera imbere. Hakaba hagaragaramo umwambaro ushobora kwambara mu buryo buri professional, ushobora kuba ugiye ku kazi cyangwa se mu nama, abe ari uyu nambaye kimwe n'uriya uri ku ruhande. Hakongera hakagaragaramo umwambaro ushobora kwambara wasohotse n'abashuti bawe, mbega umwambaro uri kuri trend niko nawita, akaba ari uyu nguyu. Nk'uko mubizi abazi cyane cyane bya fashion, flowers ziri kuri trend right now. Akaba ari nk'undi mwambaro ushobora kwambara for special occasion, mu birori cyangwa se mu bukwe, ahantu wambariye kwigaragaza nyine. Akaba ariyo mpamvu nakoze ino collection yitwa Kura Collection, natekerezaga kuri uwo mukobwa cyangwa se umudamu. Murakoze. Urakoze cyane kudusangiza kuri collection wakoze. Commentaire nge mfite kuri byo ni cyane cyane ni wowe udoda, ni wowe ukata? Yego. Ni wowe ubyikorera. Okay. Ubutaha ikintu cya mbere uzitaho, uzite ku bintu bijyanye na mesure, kuko nk'ubu nk'iyi kanzu urebye ahantu washyize amakrosage urabibona ko ntabwo ari hariya. Niba usanzwe ubona imyambaro urabizi ko uriya mwenda igice cyo hejuru wakigize kirekire cyane, ariko ibyo ntago twabitindaho, ni ibintu watozwa ukabyiga, ariko the idea is good. Njyewe uyu munsi ndaguha yego. Thank you.
urwo rurimi ni uruhe? ni icyongereza. Icyongereza ntago twarwumvaga neza, wabikoraho ariko. Okay, watambutse ibyo bintu ugenda ubikoreho, ugerageza wandike indirimbo zawe n'icyongereza articulating kugira ngo amagambo azumvikane. Murakoze. Good luck. You're broken down and tired of living life on a merry-go-round, and you can't find a fighter. But I promise you this, we're gonna walk it out and move mountains. Wawure mibitari ukabishusho wafashitirere utihanika nta nkingi ushizeho. Urakoze cyane, urakoze cyane. Uramutse ushyizemo imbaraga wawe umuririmbyi mwiza cyane. Njyewe ndaguha yego. koko nkubwira ikimazi ya nyanja muneza utatse umutima wanjye wineza isa n'umuyange sana isumbiye amaraso soka isumbiye umusozi simbisi nitarushye isigo rukundo rwanjemo nk'urubori rwanyinjira rukanzonga sinakanga urukwikura ngo ntarukanga rukigunga mukobwa gihumbi nkajye ntagira n'urubireri sinari rukumenyereza ntazarukubonera nibyo koko rukundo ndabizi ko nkunda ariko urugo rusumba ibyo nawe urabizi mukobwa gihumbi nkajye ntagira n'urubireri sinari bikumenyereza ntazarubukubonera mine. Vani byaho ntacyo bivuze iby'urukundo ntacyo bimaze ko nagukunze ntacyo dufite umwana uhaza amena imbere ko ntakiri umukobwa nka mbere nkaba ntari n'umugore nk'abandi niba ubona ari ibyo uhisemo. The door is open, you're free to go. Uretse garukira aho ngaho gato nanze agasuzuguro nta soni niko harya iwanyu nuko mubigenza erega nzoga ya ndongo yatankuye oya hoshe ndamukunda musoma kandi akenshi ceceka banza wumve ski wow. Ariko buri gihe iyo mushatse kugira ibintu nk'ibyo ngibyo mutekereza yuko twebwe ngo nuko tumaze imyaka ingana nk'iy'ikiyoni nta kintu dushobora kuvuga uyu mupfana iki dawe urahumuye kuri mwuka n'icuze natukanye kuri abyende gw'ibyo cyangwa nanjye mvumye oya ndagukunda mama maze nkagukunda nagukunda rero nkagukundira umutwe narangiza kugukundira umutwe nkugeraho amasunzu kagira amasunzu kandi asobetse. Urakoze bitoki bitanga bititangira itama usanaso genda guhimbiye namanzima uyu mwana sanase uyu namwise dukokora twabakogoto niriturukaza nk'urw'ibigembe nge mwita imfuri kundi bagina adawe namwise bitoki bitanga bititangira itama uyu namuhimbye namanzima imbuye ku rurembo ku marembo y'inyambo yimanye imitevu y'abazatsinda batahira batatanye batinya kagwe yakabanye bamba nikanga umukoranye bamukure bamwita kagwe uzuko namwise imbuye ku rurembo ku marembo y'inyambo yimanye imitevu mu bitare byavugizayo mu nyinkubere nkoba zihindi nkongoro zibona amagambo yagize wandabaga akoze umuronka zibuza zatashye zitoto zitonoye si umukogoto ahubwo ni umutererano mukubwire aho rukomeye ntako mwimbere turashimira wowe wakuri iki gikorwa cyacu ni agura impano yawe naca yo talent judges mwongere munzamurire yego na oya ari nako dushimira babashije gutambuka ndetse abashoboye kwerekana impano zabo at Rwanda ubuhanzi season 3. It's such a privilege to be here. Looking at auditions like this can only remind me of how I started. I wish I was standing in front of those who were coming forward to audition today. Then what I have to say would be better for them and not for the judges. But every time that I am faced with an audition, I do what I call coming from a place of truth. My truth I have found is good enough for a group of judges because the thing about creativity is that if it is true, if it is original, it comes from a place of truth. And truth is universal.
the eyes can see it, the cameras can see it. I hope that everybody here today. Thank you. Yay! Diego! Thank you so much. Thank you. Thank you so much. You've seen how the audition go. We can't achieve it without this wonderful, wonderful team of experts. And the ones you met yesterday, Merci Munezelo, they started from here. They started from this stage. So this is how we start. And it's a journey, but it's a journey that transforms. byadusabye iminsi igeze kuri ine mu mujyi wa Kigali, ariko byadusabye kuzenguruka amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengero bwaryo. Iyi timu mubona hano ndi hagati bakora ibyo bakunda kandi bibasaba imbaraga kugira ngo ibyo bakora bigaragarire buri wese. Ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hari ibyo wagiye ubona ndetse n'uyu munsi ukibona, ariko nanone kuri screen yawe hari ibyo ugenda ubona. Iyi team ubona hano ni yidufasha kugira ngo izo image zize zigaragarire igihugu cyose, abantu bose bakurikira Art Rwanda ubuhanzi. Iki ni icyiciro cya gatatu. Ndashimira iyi team yadufashije kugira ngo tumenye byinshi ndetse dukurikire byinshi bitandukanye, abantu baje kwerekana impano zabo. Rwa rubyiruko rwaturutse hirya no hino mu Rwanda kwerekana impano zarwo mu cyiciro cya gatatu, twarababonye n'uyu munsi tukomeza kubakira. Uyu munsi unyuze hano, uyu nguyu ni ukwakira kugira ngo uze uhagarare hano, ubundi nurangiza unyure imbere y'akanama nkemurampaka. Baradufashije aba judges, na kanama nkemurampaka kadufashije kugira ngo duhitemo ababashije gukomeza mu cyiciro cya mbere. Icyiciro kisumbuyeho kizaba, ariko tuzagira na bootcamp, tuzagira ndetse n'abazatsinda ku rwego rw'igihugu. Ni Art Rwanda ubuhanzi, agura impano yawe, nacha your talent. Warakoze kubana natwe, warakoze kugendana natwe. Ndashimira Keep Technique yose yadufashije kugira ngo aya mashusho tuyabone, ndetse nawe udukurikiye ubona impano zitandukanye zaturutse hirya no hino mu gihugu kugaragaza impano zabo mu cyiciro cya gatatu. Art Rwanda ubuhanzi, agura impano yawe, nacha your talent. My name is Lucky.